uyu ni umwanya wawe, tuguteza amatwi ngo ukomeze kuvugana natwe, utwigishe, uduhugure, kugira ngo dukunde tugendere mu nama zawe no mu mategeko yawe, kandi tuboneke mu maso yawe utwishimira. Umukozi wawe ugiye gukoresha, mwongerera imbaraga, kandi ibyo wamuhaye n'ibyo ukomeje kumugezaho umwuka wawe wera bishorere, kugira ngo koko natwe nibigera muri twebwe bishora imizi, maze bizera imbuto zikwiriye. Bitunyuzemo abatakuzi bazakumenye kubw'ijambo tugiye kuganirizwa nawe Mana. Bitugezeho bikatunyuramo abakumenye bazarushaho kugukomeraho. Ubwami bwawe bwaguke muri iyi Rusizi, ubwami bwawe bwaguke muri iki gihugu cy'u Rwanda, ubwami bwawe bwaguke ku isi yose, kandi abo bose tuzabakumurikire nk'iminyago kuri wa munsi. Umugisha umuja wawe rero, kandi uhagarare nawe, uhagarare muri we, uvugire muri we, ukorere muri we, natwe tuguteza amatwi utubwire, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Haleluya. Yesu nashimwe cyane, kozi Imana arakoze. Twishimiye kandi kumubona, twabonanye na madamu kandi yarakoze. Imana ibahe umugisha. Nongere nshimire itorero rya Methodiste Libre ryose, mwarakoze kumpa ikaze iwanyu, nubwo nanjye nyine ndi mu Methodiste ariko mwarakoze kumpa ikaze, tugasangira ijambo ry'Imana. Bari umugisha kandi bari amahirwe duhawe n'Imana. Iteka tubikora duhinda umushyitsi, ntago tubimenyera kuko ni ubuntu. Iteka ndibaza nkavuga, Mana wampaye kuvuga ibyawe, uyu mugabo tuvuga ntahemuka, ntahinduka, ntapfa. Ari igihe ushobora kuvuga ibyiza by'umuntu ukajya uvuga wirezerva gahoro gahoro, uvuga uti none ejo yahinduraho. Ariko Imana ishimwe ko uyu mugabo tuvuga adahinduka. Haleluya. Ni umutunzi w'imbabazi n'umugizi wa neza. Iteka ndavuga ngo si yonza kuba ntari muri ibi, ubundi bunari kuba ndi mubihe, nari kuba mvuga iki. Ariko yangiriye neza, arampamagara nanjye nk'umukozi wa saa 11. Natinze gukizwa, ariko nkijijwe yo kabyara amenyota. Na n'uyu munsi myaka mike yatumaranye tugendana, igiye kuba 25, nako yamaze kuba 25, inyota ntirakama. Nanjye ndategereje kuzabana nawe mu gitaramo cyo mu ijuru. Haleluya. Tuzabaneyo kubera ibyiza yakoze mu mutima wanjye. Anumva Yesu yamfasha nkabibwira abantu bose, mbese ijwi rikarangurura rikagera kure, nkababwira ibyo uwo mwami akora. Imana ishimwe. Ntabwo rero ubutumwa mbuvuga kuko mbumenyereye cyane, ahubwo nibyo Yesu yankoreye, hifuza ko n'abandi benshi babimenya. Imana nishimwe. Haleluya. Yarakoze rero agatuma namwe mumenya n'ukuri yarakoze. Uko mutamenya ntimwari kumpamagara, ariko yarakoze gutuma ijwi ryanjye rigera na Rusizi, mukanyakirana urugwiro, mwansabiye umugisha na wakiriye abantu twagiye duhoberana hirya no hino. Mwese mwansabiraga umugisha w'Imana, kandi Imana yo mu ijuru nibishimirwe. Haleluya. Imana iha umugisha kozi w'Imana uyoboye kano karere, Imana iha umugisha. Rusizi niyo mpamvu ngira ngo mutere imbere, wanyu hari ibyiza byinshi. Haleluya. Nawe semeye ugenda na Bibiliya. Imana iguha umugisha, igukomereza amaboko, kuzuza ubwenge bwo mu ijuru, maze kano karere kajye kaba kambere gusa. Bibe bityo. Haleluya. Kandi ashima Imana kubw'ubufatanye bw'abera, twumvise ubutumwa bwiza mu ndirimbo. Imana ibaha umugisha. Ndashimira cyane rero Reverend Pasteur w'itorero w'iparuwasi watumye menyana namwe. Warakoze kuntumira mukozi w'Imana. Imana iguha umugisha n'umuryango wawe. Reka tuganire rero, ne gutinda cyane kuko turenda gusubira iwacu. Tuzagaruka kubwo buntu bw'Imana. Imana izongere dukingurira imiryango buriya twongere tugaruke. Haleluya. Kandi Yesu aramutse agarutse tutaragaruka tuzahurireyo. Haleluya. Tuzahurire muri kiriya gitaramo cyo mu ijuru, hataba amarira n'indwara, hataba gusonza, hataba gupfusha, hataba kuganya. Tuzamureba amaso ku maso.
ntukabure muri icyo gitaramo. Haleluya. Biroroshye pe, biroroshye kujyayo, ni ukwizera utujyanayo, wishyuye ibyaha byacu. Haleluya. Tugahindukira tukihana tugakizwa tukazabana n'Imana mu ijuru. Amen. Ashimira Imana yirengagije imyaka yacu yo kujijwa. Niga muri secondaire, hano nigaga habaga abarokore, kandi bamwe bavukaga inahangaha. Icyo gihe nyine twahitaga Icyangugu. Bari abarokore b'abasore n'inkumi, harimo abadeperi bakijijwe buzura umwuka wera, tukumva basenga bakavuga mu ndimi, tukabarebera mu madirishya tukabaseka. Nabaga muri icyo gikundi kibaseka, hashira nk'akanya nkababwira nti mva nimuze tuve hano abantu bino bintu bitazadufata. Imana ishimwe ko byamfashe. Haleluya. Imana ijya yirengagiza imyaka yo kujijwa. Bikeye biramfata, nakijijwe maze gukizwa numvaga nzaba umukristo uri smart, udakora ibintu nk'ibyo kuvuga mu ndimi. Nabonaga ari ubuswa bubi, nkumva bitamfata. Imana yahisemo gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa, foolishness, ubupfu, ibintu bidakwirwa mu bwenge. Sinigeze nsengera kuzuzwa umwuka wera kuko nari nzi ko ntabikeneye, kandi nkumva ntashobora kuvuga mu ndimi, nkabona ari ubuswa. Nkabona ari ubuswa aho umuntu afashwa akarira akimyira, kandi ari umuntu w'umusirimu, nkajya mbona ari ubupapfa. Bukeye Imana y'imbabazi. Haleluya. Ni umunsi wa mbere nari nakoze amasengesho yo kwiriza, kuko iyo myaka yose n'idini nabagamo, abavandimwe nubwo naryo ndibeshyira, mu by'ukuri sinari ndirimo. Najyaga ku cyumweru, ndako kuri Noheli, ku cyumweru nari mbeshye. Kuri Noheli nka rimwe mu mwaka nabwo naguriye abana imyenda ari ubutembere. Iyo Mana y'imbabazi nari ndimo gushaka ntayizi. Umunsi umwe rero ndavuga ngo namenye ko abarokore basenga, kandi nari maze kubazamo, kandi namenye ko biyiriza. Umunsi umwe nkora amasengesho yo kwiyiriza, kandi nari numvise bavuga ko Imana ivuga. Hanyuma kwiyiriza kwanjye rero ko ari kugoye cyane, kuko ni ubwa mbere nari ngiye kwirirwa ubusa ku bushake. Nkumva bitari bugire nimugoroba. Ari ibintu mubona mukabikuriramo, mukajya mubifata for granted, mukumva mukagira ngo hari abandi batazi ayo makuru, hari abandi batazi amakuru y'uko Imana ivuga, hari abandi batazi ko Imana y'ukuri yegeranye n'umuntu ibaho. Bafite iyo Mana yakuri nk'iyo nari mfite. Hanyuma nirwa muri icyo cyumba aho nasengeraga, nari natwaye Bibiliya, nari natwaye igitabo cy'indirimbo, nari mfite amazi, nari mfite n'amashikirete. Amashikirete murayazi, chewing gum. Kuko ntabwo nari nzi ko umuntu yakwirirwa umunsi nakanashyize mu nda. Hanyuma bigira nimugoroba, sinakumva ijwi ry'Imana za YouTube n'inyigisho zari zitaraba nyinshi ni hambere. Mbibuza ngo numve n'inyigisho. Nirirwa aho sinjye warose bigira nimugoroba. Awi. Bigerayo nayo mashikirete yanjye n'amazi, navuga nose ko Imana ntayo numvise. Sivuga iti. Hanyuma hari amateraniro ku mugoroba nk'uko nguko. Njya mu materaniro, abakozi b'Imana bigisha ijambo ry'Imana bisanzwe. Hanyuma turasenga, amateraniro arimo asoza, Imana yo kabyara. Haleluya. Ya Mana ntemeraga, bya bindi ntemeraga ko byabaho, bya bindi ntasengeye kuko ntari nzi ko banabisaba. Mu gitondo tugeze kubivugaho, niba abana bacu batadusaba umugati ngo tubahibuye, ese data we ntazarushaho guhamuka wera bamumusabye. Haleluya. Muri ayo masengesho asoza gutya bigana nko ku musozo, basengera abantu hano imbere. Haleluya. Ya Mana irambatiza mu mwuka wera yo kabyara. Ngiye kumva numva za ndimi ntemera, mwibuka ko ntazemeraga, numvaga ari ubuswa. Numva ururimi rurahindutse, numva ibi bintu bibaho. Ibintu bibaho ntago ari bihimbano, ntago ari ibyo abantu bigira. Kuko najyaga mvuga ibintu nje ntabyo nakwigira, kuko nabonaga iyo umuntu afunze ku maso abafunze ku maso, abazi ko ari ibintu abantu bigira. Hanyuma bimbaho, ngerageza no kubyanga, nabwo biranga, ndataha ngeze mu rugo najya gusenga bikagaruka ijoro ryose. Imana ishimwe. Haleluya. Kubatizwa ni rimwe, ariko kuzuzwa biduhoraho. Uko tugirana ibihe byiza n'Imana, umwuka wera twahawe arongera akagaragarira muri twebwe, imirimo y'Imana igakoreka, ijuru rikadukingukira, tukareba iby'amaso asanzwe atabona. Haleluya. Tugasogongezwa ku byo tubikiwe mu ijuru. Ibyo tubikiwe niyo duhamagaye. Imana ishimwe cyane. Dutuye inangaha mu nzu zisanzwe, mu mihanda isanzwe, ariko mu ijuru twarungurutseyo. Haleluya. Turahazi, tuzi aho tujya. Iyo umuntu atarungurutseyo, iby'isi biramukamura. Ntibimukamura gusa, ahubwo inyungu z'ahangaha zamucogoza, akagurana umurage w'igitangaza wo kuzabana n'Imana mu ijuru. Haleluya.
ibyari muri Stefano byatumaga bamutera ibuye bakamwongera irindi ntacogore, ngo nuko Stefano yarebaga umwana w'Imana. Umwana w'Imana yarahagurutse arebana na Stefano mu maso, ngo bamwitegereje, abamukururaga bamukurubanaga, ngo bamwitegereje basanga mu maso ye harasa na marayika. Haleluya! Yari yararungurutse aho agana. Niyo mpamvu bagutera ibuye rimwe bakakongera n'irindi ariko ntucogore. Ijuru ririho nshuti z'Imana, kandi ubugingo buhoraho tubutunze tukiri inaha ngaha. Haleluya! Abatabufite inaha ngaha na hariya ntibazajyayo, ariko turabufite. Abafite uwo mwana bafite ubugingo buhoraho turabufite. Amazina yacu yanditswe mu gitabo cyo mu ijuru. Turi ibyamamare mu bwami bw'Imana, nubwo isi itakumenya ariko mu ijuru baratuzi. Haleluya! Ababizawe n'Imana bose mu ijuru baratuzi. Ndakwifuriza kudakererwa kwakira uwo mwana. Ndakwifuriza kutabipostiponinga, kutabijyana kera. Iteka mu mutima wanjye navuga ariko ubu kuki ntakijijwe nkiri muto. Mbega amahitamo menshi mabi nakoze mu bukumi bwanjye. Mbega amahitamo menshi mabi nakoze kubera kutamenya uwo mwami no kwigenga. Haleluya! Agakiza si ukuba ngeso nziza, kuko njye nari ndi mu bitwa ba ngeso nziza. Nta byaha bigaragara wari kuzansangana. Navugaga neza, ikinyabupfura, nari umugore uri mu rugo banye n'umugabo umwe, tamuca inyuma rwose. Ariko nari mbitewe n'umuco, ntabwo nari mbitewe n'agakiza. Ngeso nziza rero utarakiriye Yesu azarimbukana na ruharwa n'indaya yo ku muhanda yigurisha. Mugore mwiza utaraciye inyuma umugabo we, ushobora kuba yarashatse ari isugi kubwo burere n'ikinyabupfura, ariko utarakiriye umwami azarimbukana na ruharwa n'indaya yigurisha. Inzira n'imwe igera ku Mana ni Kristo Yesu. Haleluya! Kuko abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ibyaha si icyo twakoze, ibyaha ni kamere y'icyaha, kuko twavutse kuri Adamu wa mbere dukirizwa muri Adamu wa nyuma. Haleluya! Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Kuko Imana ikiranuka rero, ubutabera bw'Imana buri gutya. Kuko Imana ikiranuka, ubutabera bwayo buri gutya. Icyaha cyose kigomba guhanwa, icyaha cyose kigomba kwishyurwa urupfu rw'iteka. Niyo mpamvu byasabye umwana w'Imana gupfa kugira ngo ibyari kutujyaho, igihano twari dukwiriye kimujyeho. Hari igihe abantu batasomye ijambo ry'Imana, bataryemere ko rishora imizi, bavuga ngo ese ni ngombwa ko Imana nta bundi buryo yari gukora itarinze gutuma umwana wayo apfa. Oya, ibyaha byagombaga kuriho. Umujinya w'Imana wagombaga kugeraho urangirira, wuzuriwe muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu umuntu uri muri Kristo Yesu nta rubanza, nta teka acirwa. Kubera iki? Iryo teka n'urubanza hari undi byashyizweho, hanyuma tuvamo turakira. Haleluya! Utari muri Kristo Yesu urubanza n'iteka bimuriho, kuko nta muntu wishyuye ibyaha bye. Impano y'Imana ni ubuntu. Amarembo arakinguye, gusa tubyemera tukiri bazima. Nubwo twagukorera amasengesho menshi, waramaze gupfa, hizera abazima. Ariya nayo gufasha umuryango wasigaye. Tujyayo tukigisha mu biriyo, tukigisha abantu bapfuye. Rimwe na rimwe ukaba ubizi neza ko umuntu yapfuye atizera Imana. Iyo tuvuga ngo umuntu naruhukire mu mahoro, hari igihe tuba tubeshye. Ntabwo umuntu yaruhuka. Ikiruhuko tugitangira tukiri bazima, twizeye Kristo. Kujya hariya rero biba ari ugufasha abasigaye kugira ngo bakire ihumure, kuko kubura wawe birababaza. Ariko tujyayo tuvuga ukuri, tujyayo tutabeshyira umuntu ngo yagiye mu ijuru. Yego bagiye ntitubazi, kuko mu mbabazi za Yesu na cya gisambo bahoze baririmba icyari iburyo cyakira imbabazi, Yesu arambwira ati mu kanya turabana muri paradiso. Haleluya! Hanyuma ariko wowe nanjye twakiriye Yesu, ntiduhite dupfa ngo tujye mu ijuru. Ntabwo dukwiriye gukizwa nk'abakuye mu muriro nka kiriya gisambo. Dufite imirimo yo gukora. Ibi ngibi muvuga ngo tujyanemo ni imirimo myiza n'ibindi bikorwa byose biragukwiriye mu minsi Imana igutije nyuma yo kwakira Yesu. Imana ibahe umugisha kandi mfashe kutarondogora. Haleluya! Turakomeza tuvuga ngo iyo Yesu ahageze, uko twavuze ku munsi w'ejo ni mugoroba, iyo Yesu ahageze. Ndasoma icyanditswe kiri mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice cya 3 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 8. Kandi nongera kubashimira torero rya Methodiste Libre ko mu mudendezo rwose ukuvuga ubutumwa muri mwebwe.
dusangiye urusengero, imfuruka enye z'urusengero, ariko data ni umwe. Haleluya. Kwizera kwacu ni kumwe. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 turahera ku murongo wa mbere tugende tumanuka gatoya tugeze ku murongo wa 8. Hatangira havuga ku murongo wa mbere ngo nimurebe urukundo ruhebuje data wa twese yadukunze. Haleluya. Rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Ayiwe, niko turi. Haleluya. Umuvuga butumwa w'ejo Atanaze ejo yatubwiye ngo umwuka w'Imana hamanya n'umwuka wacu ko turi abana b'Imana. Ni ukuri tuba tubizi. Haleluya. Ngo nimurebe urukundo ruhebuje data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Ntitubyitwa gusa ahubwo turibo, turi abana b'Imana. Ngo nicyo gituma ab'isi batatumenye kuko batayimenye. Bava batazi Imana, natwe abana b'Imana ntibashobora kutumenya. Niyo mpamvu umuntu wamenye Imana ahita amenya guha agaciro abantu b'Imana n'abana b'Imana, kuko yabanje kuyimenya. Nicyo gituma ab'isi batatumenye kuko batayimenye. Ab'isi ni bandi? Nabo bose bataragirirwa ubuntu bwo kumenya umwana w'Imana. Nabo bose bataragirirwa ubwo buntu. Ibya Kristo kuri bo ni inkuru zitaragira icyo zivuga ku buzima bwabo. Ni inkuru ziraho gusa kubw'ubuntu bw'Imana, zijya zirekeraho kuba inkuru zikabahindukira ubuzima iyo tubashyiriye ubutumwa bwiza. Haleluya. Ababisi batazi Imana, batamenye n'abana b'Imana, inkuru za Yesu ni inkuru. Ariko igihe kijya kigera kuko ubutumwa bwiza butwaye imbaraga zicengera mu mutima w'umuntu. Haleluya. Umuntu akaba yavuga nk'ababagabo bavuze ku munsi wa Pentecote ngo none tugire dute? Niyo mpamvu ubutumwa bwiza mukwiriye kubuvuga bwikoreye imbaraga zikiza. Haleluya. Buhesha umuntu wabwizeye gukizwa, hanyuma umuntu agasohoka muri abangaba b'isi nawe akakira ubu buntu bw'Imana. Icyazanye Yesu rero niba kitarakorwa muri uwo muntu, yaba afite urusengero abarizwamo, yaba ari umuvugabutumwa, kuko bibaho. Ivugabutumwa rishobora kuba ku munwa, ubumenyi bwa Bibiliya bushobora kuba mu mutwe, ariko butaramanutse mu mutima ngo budukorere. Imana itugirire ubuntu. Haleluya. Niba icyazanye Yesu kitarakorwa muri uwo muntu, nawe rwose yabarirwa muri bariya benda kwitwa ab'isi. Imana ntibayimenye, ni inkuru. Imana ntiyazanywe cyangwa Kristo ntiyaduhamagariye kugira ngo aduhe imirimo yindi. Mbese Kristo ntabwo yaje mu buzima bwanjye kugira ngo angire pasiteri, kuko niyo ntaba pasiteri ariko narabaye umwana w'Imana nari kuzajya mu ijuru. Haleluya. Ntiyaje kuduha umurimo, ntiyaje kuduha amatitire nk'uko Senetanda yahoze abivuga, ariko yaje kuduhindura abana b'Imana. Haleluya. Ngo tugirane ubwo busabane, tubane nawe rwose. Reka rero ibindi byose biterekwaho ku cyo kuba umwana w'Imana ari cyo bye kuturangaza ngo duhugire mu bitari ngombwa. Haleluya. Hanyuma umurongo wa 2 ukavuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko ko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi neza tudashidikanya nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Haleluya. Bimwe mu bintu bikumara ibyiringiro bikagukamura imbaraga ukababara ukuma nuko kuzasa utakuzi. Haleluya. Ariko iyo kurungurutse ukamenya ibyo bikiye mu ijuru, ugira imbaraga zitagikama. Ibibazo biraza ukabibwira uti ibibazo wowe wahaba washira, hari aho ngana, hari ibyo mbikiwe. Haleluya. Bikakubera imbaraga zituma udakamuka. Mana ishimwe cyane. Ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa, ariko icyo tuzi neza. Haleluya. Yesu niyerekanwa nagaruka gutwara umugeni we, natwe tuzasa nk'uko asa. Ubwiza bw'abera buzahishurwa. Haleluya. Ubu nukuri natwe twiyiziho gake, ariko ubwiza bw'abera buzahishurwa. Ngo abamarayika bahora n'amatsiko, bahora barunguruka. Aba bantu umwana w'Imana yarinze kumenera amaraso, bakaba bafitiye amatsiko. Iyo twabimenya nshuti z'Imana, nukuri duhindura ingendo. Haleluya. Kwijima mu maso birashira, umunezero uradusaga, tugenda ku isi nk'abatayiriho. Haleluya. Kuko tumenya ko ibyo twagizwe bwo ni ibintu bitagurwa amafaranga, ni ibintu umubyeyi ataraga abana, ni ibintu byasabye umwana w'Imana kujya ku musaraba. Haleluya. Kandi twese turabizi ko igiciro valeri y'ikintu, agaciro k'ikintu kagerwa mu mafaranga cyaguzwe. Uyu mushwari wanjye niba ugura 1000 cyangwa 500, agaciro kawo nyine na 500. Ngutaye hano ntago byangarura Rusizi kufata, kuko nyine ni wa makeya nagenda mu nzira nkagura iyindi. Agaciro kawe kangwana n'icyo waguzwe, amaraso y'umwana w'Imana. Haleluya. Wisuzugura ute, wipfusha ubusa gute, ubaho ukubonye gute, kandi waraguzwe amaraso y'umwana w'Imana. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Bimwe mu bikiza abantu bubata bw'ibyaha
ni ukumenya abo bari bo. Iyo wamenye uriwe imigozi y'icyaha iracika, kuko umenya ko uri umwana w'Imana udagikwiriye kugendera muri buriya buzima. Hari protokole zijya zikorwa iyo haje abantu bakomeye, siko bimeze. Baza abo bari bo nabo ntibapfa ko. Umeya nubwo yabakunda ikigori ntago yakirya ku muhanda. Undi muntu usanzwe yakirya akikomereza, ariko uwo ari we ntamwemerera gupfa guhagarara apfa ubusa. Turi abana b'Imana. Haleluya. Numara kumenya uwo uri we, imigozi y'icyaha uzamenya igihe yacikiye. Haleluya. Uzamenya icyo waguzwe, umenya uwo uri we, umenya agaciro ufite mu maso y'Imana, ntuzongera gupfa kuba muri ibi. Satani adufatira mu kutamenya, akajya kubwira turi nyagupfa. N'ubundi ntabwo turi nyagupfa, twaguzwe amaraso y'igiciro cyinshi. Haleluya. Ijuru riratuzi, amaso y'Imana ntatuvaho. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ku murongo wa 3 akavuga ngo kandi ufite ibyo byiringiro. Ufite ibyiringiro by'iki? By'uko umwana w'Imana niyerekanwa natwe tuzahera ko twerekanana nawe. Muri make byacu ntibirangirira inahanga. Ufite ibyo byiringiro rero muri we yiboneza nk'uko aboneye. Ninde wiboneza? Nufite ibyiringiro byo kuzamubona, utabifite nta mpamvu yo kwiboneza. Ariko dufite ibyiringiro byo kuzamubona ko niyerekanwa tuzasa nawe. Ibyo ngibyo ufite ibyo byiringiro rero ngo akwiriye kwiboneza. Haleluya. Ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko aboneye. Uyu mubiri ntujya woroherwa no kwiboneza, bihora biwugoye. Ariko ufite ibyiringiro, ibyiringiro bimubera imbaraga zo guhora yiboneza nk'uko nguwo aboneye. Haleluya. Uzi ko azamubona arampagarirwa kwiboneza. Ku murongo wa 4, umuntu wese ukora icyaha abagomye, kandi icyaha nibwo bugome. Muzi yuko uwo yerekaniwe gukuraho ibyaha, kandi nta cyaha kimurimo. Haleluya. Muzi yuko uwo yerekaniwe gukuraho ibyaha, kandi nta cyaha kimurimo. Umuntu wese uguma muri we ntakora ibyaha. Umuntu wese ukora ibyaha ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Bana bato ntihakagire ubayobya. Ukiranuka niwe mukiranutsi nk'uko uwo ari umukiranutsi. Ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ibyo umwana w'Imana yerekaniwe nibi, ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Haleluya. Ibi bintu bivuga nemye, kuko nta zindi mbaraga zikiza icyaha atari Yesu. Haleluya. Turabahamya, niba utarabaye muri byinshi hari abo wabonye, ariko imbaraga zikiza ibyaha, inyota igashira, inyota y'icyaha igashira, irari rigasinzira ukaryibagirwa. Umwana w'Imana iyo yageze mu buzima bwacu, iyo mirimo irakoreka. Reka mbabwire ko nta zindi mbaraga ziri mu isi zabasha ibi bintu. Haleluya. Za leta ziragerageza, ibigo ngororamuco bikagerageza, abigisha bakagerageza, tukabwira abantu kwitwara neza, uyu munsi bakabibasha, ejo bikanga. Uretse n'ibyo byaha byo mu ngeso, hari n'ibi byibera mu mutima bidasaba ko ngira ikindi kintu nkora, nka kwanga mu mutima, nka kwica mu mutima kandi ntazakwica. Ariko umwana w'Imana yerekaniwe kumaraho imirimo ya Satani. Niwe wenyine ufite imbaraga zihindura umwicanyi ruharwa, zigahindura indaya ruharwa, zigahindura umuntu icyaha cyari cyaragize imbata. Icyaha ni umutware mubi, kirakubwira ngo ntabwo uri burara utabikoze. Ukaba ubyumva mu mutima ko bifite ingaruka, ukaba unavuga uti nshobora no kurwara sida, ukaba unavuga uti n'umuryango wanjye ushobora gusenyuka, uyu mugore nimuca inyuma, uyu mugabo nimuca inyuma, bikamenyekana urugo rwanjye rushobora gusenyuka. Ariko icyaha kikakubata, kikakubwira ngo urajyayo tu, hanyuma ukajyayo. Ariko umwana w'Imana aserutse, haleluya, icyamuka mu mutima wawe uyu mugoro, iyo aserutse amenagura ubwo buretwa, ntumenye uko byagenze. Aserukana urukundo n'imbabazi nyinshi. Niwe muntu wera utaza aca imanza. Ubundi iyo twebwe tumaze kugira ibyo dushobora, biratworohera gucira abantu imanza. Ndakureba nkajya mvuga ariko si uyu wameze ati, si uku cyatitonda. Ariko uyu mwami tuvuga niwe wera utagira n'icyaha, ngo yarageragejwe mu buryo bwose ariko ntigeze akora icyaha namba. Niwe muntu wera, umuntu yagera adafite complex. Haleluya. Hari umuntu nyumvise, iyo uhuye n'umuntu ufite ibintu byinshi akurusha, ubwenge, amafaranga,
kuvuga neza, icyubahiro. Hari ukuntu bijya bigusigamo akantu kaga complex, kumva urisuzugwe, kumva hari ukuntu wakererewe. Ariko uyu mugabo wera, haleluya, arera cyane, ntagira icyaha namba, ariko amaso ye yuzuye imbabazi no kugira neza. Niyo tumwegere ntabwo tugira complex, ahubwo kwera kwe kudukururira gusa nawe wareba imbabazi ze no kugira neza kwe ukumva urabyifuje. Haleluya. Yesu ateye ubwoba. Bamuzaniye umugore wafashe asambana muri Yohana igice cya 8. Wafashwe bitari ibihuha. Haleluya. Bitari ibihuha. Wafatiye mu cyuho. Mu gifaransa baravuga ngo ni en flagrant. Mwimbere. Baramuzana. Abamuzanye bari abanyamadini nkatwe. Bayoboraga insengero. Baravuga ati mva. Agiye guterwa amabuye. Ari igihe intege nke zacu dushaka ko hari abandi bantu bazishyura. Baramuzana imbere ya Yesu bavuga ati haranditswe ngo yego bashaka gutega Yesu umutego, ariko bashaka ngira ngo no kugaragaza kwera kwabo. Hanyuma rero inkuru z'icyo gihe uwo mugore niba rero asambanye n'igiti, ntumbaze uko bamuzanye wenyine. Hanyuma baramugeza imbere y'uwera utagira icyaha namba, ariko wuzuye imbabazi no kugira neza. Batamubeshye atari igihuha, bamuzanira Yesu. Mose yavuze ko ufashwe asambana bamutera amabuye agapfa. Urabivugaho iki? Yesu ngo arunama arandika. Ntitwamenye ibyo yanditse, nuko abantu bajya bavuga, abantu baganira bakavuga atagomba ko yaranditse icyaha cy'uwari uri imbere yareba akavuga ati uyu ninjye banditse n'uw'inyuma. Kuko iyo nkuru iranejeje, kuko ngo bagenda ntibahereye ku muto, bahereye ku mukuru. Nuvuga ngo wari umutware, wari uyoboye abandi, amaze kubabwira tutarakora icyaha muri mwe, nabo wa mbere kumutera ibuye. Wa mbere mutware baragenda. Ndifuza kuvuga uyu mwami w'imbabazi. Haleluya. Uyu mwami w'urukundo. Dushobora kuba twarakubwiye Imana nabi, tukakubwira Imana irakaye ifite n'inkoni yenda kukwica, ariko ni Imana y'imbabazi n'urukundo rwinshi. Hanyuma mu mbabazi ze niho dukirira, urukundo rwe rukadukurura, tukumva ntituzongera natwe kumuhemukira, tugahabwa imbaraga zo kutamuhemukira. Arangije ari uwo mugore amubwira ati abakuregaga bari hehe? Ati mutware nawe, bagushinja bose bagiye, asanga bagiye. Arambwira ati ngo genda ntuzongere gukora icyaha ukundi. Haleluya. Mu maso ye tukuramo imbabazi zituma tutongera gukora ibyaha ukundi. Ndahamya neza kuri uwo mugore atasubiye mu busambanyi, kuko yarahuye n'ukiza ibyaha. Haleluya. Yerekaniwe kumaraho imirimo ya Satani, nicyo cyamuzanye. Kumaraho, afite imbaraga. Wagira uburetwa wakenyereraho, kuko mu muco wacu nyarwanda tuzi guhisha ibintu. Twakwinjira mu isi ya kirokore noneho tukabimenya cyane we. Bakakubwira ngo none apfusha nturire, kuko nurira watakaje kwizera. Ariko izo nkuru zavuye. Imana yaturemanye amarangamutima, irabizi ko twishima tukanababara. Ariko idini riragenda rikaduhindura igiti, kandi nacyo ibuye naryo ridafite ubuzima, ritanezerewe, riri gukenyera rikambara rikanezerwa, ariko upfuye mu imbere udafite umunezero w'agakiza. Uyu mwami rero, haleluya, ni umunyarukundo rutangaje. Reka nkubwire ko niba ufite ubuzima butanezerewe mu mwami, ni ukuri sibwo yatugenewe. Afite amahoro atanga y'umutima, sinamenye uko nyavuga. Haleluya. Afite uburyohe n'umunezero w'agakiza. Mwuka wera azana uburyohe butuma utagira ikindi kintu wifuza. Ubaka agakiza katajya karenga imipaka. Sinzi niba mukazi, hari agakiza katarenga imipaka. Ukaba gafite mu Rwanda, kuko uraririmba muri korali Urumuri, Imana ibaha umugisha muririmba neza. Haleluya. Ugomba kubana na bendo so ntiwabakira, kwema agatambaro ntiwabakira. Wisize ka produit gatukura ntiwabakira, ushyizeho veni ntiwabakira. None ukagira mwene ko gakiza k'abantu kugira ngo utabakira. Ariko wagira ucyo ukabona umugisha. Ukabona green card ukajya muri Amerika, ukabyiyamburayo byose kuko byari bibishye. Agakiza suko kameze, gatanga ibintu biryoshye. Niyo twabona ingurane ntitwifuza kuguranisha. Haleluya. Mu Baheburayo haravuga ngo izo ntwari zo kwizera ngo niyo zishaka gusubirayo ngo ziba zarasubiye iyo zavuye. Haleluya. Ariko umuryango wo gusubiraho warukinguye, ariko ibyo bari barabonye gakondo, haleluya, yabarutiraga ibindi byose. Niba agakiza katarakurutira ibindi byose, ako wabonye siko. Ngo ubwami bw'Imana bugereranywa, haleluya, ngo n'umuntu warimo guhinga mu murima, ngo hageze ngo agwa ku mabuye y'igiciro cyinshi. Ni nk'uko waba wibereye muri Rusizi hano, watishije umurima utari uwawe, wahinga ukagwa kuri zahabu cyangwa kuri diyama.
uzagenda ugurisha inzu, ugurisha iduka, kuko icyo wabonye gifite agaciro. Ubwami bw'Imana nuko bumeze, niba butarakurutiye byose ubwo wabonye sibwo, cyangwa haracyari akabura. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Ndasenga ngo uyu mugoroba ubwo bwami bukurutira byose, umwami Imana akora ikintu gishya mu mutima wawe, aguhereza ubwo bwami butagereranywa. Haleluya. Butuma umuntu agurisha byose. Iyo wahuye na Yesu ni ukuri nta kintu cyo mu isi wakumbura. Faranga ni meza turakayagira, nabonye ko umuntu agira menshi arushaho kuryoherwa. Haleluya. Kuko akemura ibintu byo mu isi, akaduha kwemerwa rwose, abantu bakatwubaha, abantu bakaguha ijambo niyo nta nama nzima waba ufite kuko ufite amafaranga. Ko bimera, ariko ubu bwami ntibugereranywa na kimwe muri byo. Haleluya. Yesu ni muzima. Ubu bwami ni buzima, burafatika, bugera mu mutima bukahindura, ukagira umunezero, ukagira amahoro, ukagira ubuzima isi ntikubasha. Yesu yangire neza mpagakiza. Mva yarakoze. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Icyatumye umwana w'Imana yerekanwa rero no kugira ngo amareho, ntabwo akora igice, amaraho imirimo ya Satani, amaraho uburetwa bwa Satani. Izo ni imbaraga ze wenyine, n'umwihariko we wenyine. Haleluya. Uyu mwami amenagura uburetwa bw'icyaha. Mana ishimwe cyane. Yesu iyo yahageze ukamwemera, ukamwizera, ukamukurikira, ntumenye igihe ubumara bw'icyaha bwagushiriyemo. Ni umurimo ugenda ukura, ugenda ukurira muri wowe, ukurira muri wowe. Haleluya. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka na Yohana igice cya 3 umurongo wa 14 kugeza kuri 19. 16 niyo tuzi cyane, ni nayo kenshi dufata mu mutwe kuva turi abana abagize umugisha wo gukurira mu nsengero. Ariko imirongo yo hejuru itwereka uburyo burya 16 woroshye. Ngo kandi nkuko Mose yamanitse inzoka mu butayu, abazi inkuru za Bibiliya murabizi ko bari bitotombeye Imana, Imana ikaboherezamo inzoka, inzoka zikabarya, benshi muri bo bagatangira gupfa. Hanyuma Imana ibwira Mose, Imana iteka ihorana igisubizo cy'ingaruka z'ibyaha, umugizi wa neza n'umutunzi w'imbabazi. Iramubwira ngo akora inzoka mu muringa ayimanike mu butayu, ngo hanyuma uyirebyeho. Ubu kureba gutya ku nzoka imanitse hari ikintu kigoye kirimo, ariko kuko Imana ikirisha ubupfapfa, ndatekereza ko abagabo bamwe ba Isiraheli bari bameze nkatwe, murabizi bari ubwoko butagonda ijosi. Ndatekereza ko bamwe bavuze ati ariko Mose nawe aratujije, ubumara bwamaze kunyinjira, kureba hariya ngewe biramarira iki? Bakanga kurebayo. Kandi koko koresheje ubwenge ni gute ubumara bwamaze kugera mu muntu, kureba ku muringa byamukiza. Ariko ibintu byose Imana ivuga, waba ubyumva butabyumva, niba Imana yarabivuze birakiza. Haleluya. Ngo rero nkuko Mose yamanitse inzoka mu butayu, ngo niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kwizera ni iki? Ni ugukura amaso kuri wowe, ni ugukura amaso kuri siyansi, ni ugukura amaso ku mashuri wize, ni ugukura amaso ku bindi bintu ibyo ari byo byose, ugatumbera Yesu, ukavuga uti ndi umunyabyaha kandi sinakwikiza. Yesu murebyeho unkize, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. 17. Ngo kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Umwizera wese ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho, kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Haleluya. Aharaho icyatumye igiterane kiba hanze, no kugira ngo izi nkuru zigere hirya no hino, aho ijwi ribasha kugera mu ndirimbo, mu butumwa bwiza, hagira umuntu uhindukira yizere ibyo tuvuga, hanyuma yakire ubugingo buhoraho. Umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera ubihakana ngo amaze kuricirwaho, kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Uko gucirwaho iteka nuko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo, babitewe nuko ibyo bakora ari bibi. Mwibuke ko yazanywe no kumaraho imirimo ya Satani. Rimwe na rimwe tujya dushaka kubanza gukizwa, nako kubanza kuba mu mucyo tutaramusanga. Niwe mucyo, niwe wakwirukana umwijima wari wose uri mu buzima bwawe. Sanga Yesu. Haleluya.
mwuburira amaso mwizere. Menye neza kutakwikiza, menye ko imbaraga zikiza zimenagura uburetwa bw'icyaha zibikiye muri we, ubugingo buhoraho ni muri we. Haleluya. Yageze mu rugo rw'umugabo witwa Zakayo. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka 19 kuva ku murongo wa mbere. Ngo Yesu agera i Yeriko arahanyura. Nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru, uvuga ngo yari komiseri w'imisoro, yari umuntu ukomeye. Ngo nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa. Cyama Imana igashyira amatsiko mu mutima wawe. Haleluya. Kavutereka negera ibi bintu ariko numva ikiriyo. Ngo ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi Zakayo yari mugufi shenge. Arirukanka ajya imbere, yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama arambwira ati Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi ngwiriye kurara iwawe. Haleluya. Yururuka vuba amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Ago bazi ko aricyo cyamuzanye. Ngo maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati dore databuja umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha kane. Zakayo yakira agakiza. Haleluya. Nari nkivuga uyu mwami w'imbabazi. Akigera kwa Zakayo ntago yamubwiye ati Zakayo barakumbwiye wamaze abantu bambura. Zakayo barakumbwiye unyereza imisoro. Zakayo barakumbwiye nanjye kuvuga ngo ahindura fagitire ariko we yarasoreshaga. Yemwe abahindura fagitire kandi muri abarokore. Yemwe abadatanga IBM kandi muri abarokore. Abacuruzi Rusizi. Haleluya. Imana ibaha umugisha ibongera amafaranga, ariko iyo uzi neza ko Imana ari itanga umugisha ntabwo utinya gutanga umusoro. Burya uzi impamvu utinya gutanga umusoro, wibwira yuko ari wowe wikijije wihaye nayo mafaranga. Kuko Imana itaguhaye umugisha nta mukiriya n'umwe wakwinjira. Nubwo fagitire wajya uyicamo kabiri ugatanga ya 50%, Imana itaguhiriye. Iyo wizera ko ari Imana itanga umugisha ukorera mu mucyo kandi koko Imana ikawuguha. Haleluya. Imana rero ntago yageze muri urwo rugo kwa Zakayo ngo izimushinja. Yarahageze gusa. Icyo usabwa no kwemera Yesu akaza mu mutima wawe. Yesu akaza mu rugo rwawe. Rwaba rufite ibibazo cyangwa rupfuye. Yesu akaza mu buzima bwawe. Yesu akaza mu byawe, akaza muri sante yawe, akaza mu mubiri wawe, ukamwemerera akaza. Yahageze asiga akora icyo we wenyine azi gukora. Haleluya. Amaze kuhagera, Yesu amaze kururuka, bararanya mbwata agakiza gatashye iwabo. Zakayo wenyine ahita ahinduka. Yesu ntashobora kugera mu buzima bwacu ngo impinduka ziburi. Niba zitahari Yesu ntarahagera, ongera umukingurire. Impinduka ntizishobora kubura Yesu yageze mu buzima bwacu. Zakayo wenyine niwe wibwiye ati abo nibye ndabasubiza, abo nambuye ndabasubiza, ndabari hano inshuro enye. Ibi byose Zakayo wenyine yabyibwiye. Kingurira Yesu mu mutima wawe. Niba umaze imyaka mu rusengero cyangwa mu idini ariko nta mpinduka wibonamo, ongera wiha amahirwe yo gukingura Yesu umutima wawe, kuko iyo hageze bijyanze bikunze izi mpinduka zabaye kuri Zakayo zihita zikoreka mu mutima. Ntibibare effort yawe n'umwete wawe, ahubwo wahageze azana imbaraga zizana impinduka. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ikinyoma cyo mu gihe cya nyuma kitwereka ko dushobora gushaka ibintu byose Yesu atanga ariko Yesu we atarimo. Nagira ngo nkubwire inshuti y'Imana ko ibyiza byose ushaka muri rugendo bibikiwe muri Yesu. Haleluya. Wikwakira iki kinyoma cy'isi kiguteza kwifuza ibyo Yesu atanga. Reka nigirira amahoro, reka mbe umugabo mwiza, mbe umugore mwiza, reka ngire umunezero, ariko ukabishaka Yesu adahari, ntabwo ibyo bintu bibaho. Nyirabyo yahageze nabyo biza bimukurikiye. Haleluya. Mu rwandiko rw'Abefeso igice cya 2:3 baravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Haleluya. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Haleluya. Iyi migisha bavuga ahangaha ntabwo iba mu isi. Mu nyumva z'Imana birenze ibintu byose isi ishobora kuduha. Haleluya. Ibi rero iyi migisha yose y'umwuka ntago wayihabwa ngo ubure twabombo two mu rugendo. Twabombo nuduki nutu twitwa utunoza ngendo, nutuntu tugufasha urugendo. Ntiwahabwa imigisha yose y'umwuka
iri muri Kristo Yesu, ngo hanyuma data azakwime twabombo two mu rugendo. Twabombo two mu rugendo n'udukiza, n'abagore n'abagabo, n'ukubyara, n'ukwambara, n'amafaranga, n'ukubaho, n'amazu, n'utumodoka, ibi byose ni byabombo, ntago bigereranywa n'ibyo tubiciye mu bwami bw'Imana. Haleluya! Kingurira Yesu umutima wawe, ibizatanga bizaza bibiguherekeje. Ko nawe uri umubyeyi wanezezwa no gushonjesha umwana wawe, ntibishoboka. Umwana wamugaburira, hanyuma yagenda akura ukanamwigisha no gukora, kuko uramubwira umwana ugomba gukora, bakoresha amaboko bakagira umugisha. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Yaratubwiye ngo ko turi babi tukamenya guha abana bacu ibyiza. Arongera avuga muri Luka 12:27 ngo mwitegereze uburabyo uko bumera, ngo ntibugira umurimo bukora, ntibuboha imyenda, ariko ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nka kamwe muri bwo. Haleluya! Uyu ni Yesu. Yesu ntabwo atera igipindi. Kuri 27 ngo mwitegereze uburabyo uko bumera, ntibugira umurimo bukora, ntibuboha imyenda, ariko ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nka kamwe muri bwo. Ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo buriho none n'ejo bakabujugunya mu muriro, ntizarushaho kubambika mwebwe abafite kwizera guke mwe. Muri make guhangayikishwa n'ibya none ni ukugira kwizera guke, niko Bibiliya ivuga. Haleluya! Ntubu umunebwe, ntureke gukora, ntureke gushakisha, ariko muri iryo shakisha ryawe data byitayeho. Niba yambika uburabyo akambika ubwatsi bwo mu gasozi ngo buke mu gitondo bwumye, ntago yewe ko nawe ukeneye kubaho. Ngo ntimugahagarike umutima wo gushaka ibyo kurya n'ibyo kunywa, kandi ntimwiganyire. Ibyo byose abapagani bo mu isi ibyo bashaka, burya so abazi ko namwe mubikennye. Ahubwo mushake ubwami bwe, kuko ariho ibyo uzajya byongererwa. Imana ibaha umugisha. Ndifuza ko dusenga yuzuye imbabazi no kugira neza uyu mwami tuvuga. Niba twahagurukaho gatoya ntacyo bitutwaye, minota 2 cyangwa umunota umwe. Yazanywe no kudukiza. Igihe kimwe baramugaye, bamugaya ko asangira n'abanyabyaha n'abakoresha bikoro, ibo bitwaga abanyabyaha cyane. Baramugaya ko asangira n'abanyabyaha. Arababwira ngo umuvuzi, umuganga ntabwo azira abazima, azira abarwayi. Yesu yazanywe no gukiza abanyabyaha. Igihe kimwe Paulo yaranditse aravuga ngo muri bo ni njye w'imbere. Yesu yazanywe no kudukiza. Umwana w'Imana yerekaniwe kumaraho imirimo ya Satani. Ndagira ngo wowe wagize umugisha wo gukizwa, ariko hakaba ari uturimo twa Satani ukibonamo, ukibonaho, wongera umuhamagare. Wowe wamaze kumva warakiriye agakiza, ariko kumva udasingira umunezero w'Umwuka Wera, kumva uburyohe tuvuga, kuko ubu bwami buragereranywa n'umuntu waguye ku izahabu, akagwa ku ibuye ry'igiciro cyinshi, akagwa ku kimeze nka diyama, bikamutera kujya kugurisha ibindi byose. Niba ubu bwami ubizi neza mu mutima wawe ko budafite ubwo buremere, budafite ako gaciro, iteka ubugereranya n'ikindi kintu, iteka uburutisha kubyara se, uburutisha kubona umugabo se, uburutisha kubona umugore se, uburutisha amafaranga se. Hari ahantu utarakingurira Mwuka Wera ngo agere mu nguni z'umutima wawe, kuko ibi bintu ntabwo ari igipindi. Ntabwo abigishwa ba Yesu bari kwemera kujya bapfa, no kuvuga ngo hari icyo bari barasogongeye gituma ba Stefano bemera ubusore bwabo bukarangiriraho, gituma ba Paulo bavuga igihe bamuhanurira ngo nyiri uyu mushumi nagera i Yerusalemu bazamufunga, akavuga ngo uretse no gushyirwa mu nzu y'imbohe gusa ngo niteguye no gupfa. Ni ukuvuga ngo ni ikintu uwo cyagezemo aba yiteguye no kugipfira. Ni ikintu ubu bwami, ni ikintu iyo cyageze mu mutima gihita kiruta ibindi byose. Bitandukanye no kugira itorero tubarizwamo. Ni byiza, ibyiza ibyo ntimukabyibagirwe. Yesu atanga ubutumwa kuri Yohana mu byahishuwe, yagiye avuga amatorero y'uturere dutandukanye. Ntabwo yandikiye abantu bari mu muhanda bazerera. Ni byiza kugira itorero ry'akarere ubarizwamo, ariko umuntu ashobora kugira itorero, nako ashobora kugira urusengero asengeramo, ariko atanditse mu itorero ryo mu ijuru, atari mu bana b'Imana.
umuntu ashobora kubimenyera agakorera mu mpano ariko atarahuye n'umwami w'abantu. nagira ngo nkwinginge, niba ubizi neza ko umwami w'abami aticaye mu mutima wawe, ko atakuyobora, ko nta sezerano mufitanye, nagira ngo umuhamagare nawe wirebe wowe wamaze kumwakira, ukingura ingingo n'uduce n'inguni z'ubuzima bwawe ataragera, kuko urugendo rw'agakiza ruraryoshye. Ese nuko abantu batarwaza cyangwa ngo bapfushe, birahaba, ariko urugendo rw'agakiza ruraryoshye. Umwinginge akore ku maso yawe, harya sengesho Pawulo yasengeye Abefeso, abwira ngo arabasengera kuma Imana ikingura amaso yawe, ihwejesha amaso yawe, ngo kugira ngo bamenye ibyo biringizwa n'iyabahamagaye. Hari igihe umuntu asa nk'uwakijijwe, ariko kumenya kwe, guhishurirwa kwe kugagarukira ku byiringiro byo mu isi, ko bisubizo tubonera intanga. Mubwire uti Mwuka Wera, ngwino umenyeshe ibyo niringizwa n'iyampamagaye, ngwino ume gusogongera ibyo mbikiye mu ijuru nkiri nanga, nibyo bizambera imbaraga zitanamuka. Turasenga mu bice bibiri, wowe ukeneye guha Yesu ubuzima bwawe, nawe ukeneye kumukingurira izindi nguni z'umutima wawe kugira ngo yinjire, amareho imirimo ya Satani kugira ngo yinjire uneshe. Reka twisengere, buri muntu afata akanya ko kwisengera, ari kumwe natwe, ari hano, ntazanywe no kuducira urubanza, azanywe no kudukiza. Iteka habaho umunsi wo gukirizwamo, habaho umunsi w'impinduka, habaho umunsi umenyeraho ngo uyu munsi nahuye n'umwami w'abantu, uyu munsi nahuye n'ijuru, ijuru ryarangihingukiye. Reka bikubere uyu munsi. Isengereho gatoya. Ndagusaba nawe turimo dusenga, niba utaraha Yesu ubuzima bwawe, ukaba uhari uzamura ikiganza, nta sezerano ufitanye n'umwami w'abantu, ukaba uri muri iri teraniro cyangwa uri no ku muhanda, uzamura ikiganza aho uri, ukaba wifuza ko umwami Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, ukaba wifuza ko Yesu ataha umutima, Imana ibaha umugisha, ntimutinye kuzamura amaboko. Haleluya, Imana ibaha umugisha. Reka mwebwe mwazamuye amaboko dufatanye gusubiramo iri jambo, iri sengesho urigire iryawe. Mu rwandiko rw'Abaroma hatubwira ko umutima ari umuntu yizeza, akatuza akanwa ke kabarwaho gukiranuka, uwo munsi arakizwa nawe akaraga ubugingo buhoraho. Mubwire ngo Mwami Yesu, nguhaye ubuzima bwanjye, menye ko ndi umunyabyaha, menye ko niyobora, ngusabye imbabazi, ngusabye imbabazi, umbabarire ibyaha byanjye byose, ngwino umbere umwami, uyobora ubuzima bwanjye. Urakoze ko umbereye umukiza, urakoze ko unkijije irimbukiro, urakoze ko umpaye ubugingo buhoraho. Ndagushimira ko wanditse amazina yanjye mu gitabo cy'ubugingo. Uyu munsi mbaye umwana wawe, uyu munsi ndakijijwe, uyu munsi nzagukurikira. Urakoze kuri bumfata ukuboko, kuko warasezeranye, uravuga ngo iyo ufashe mu kiganza cyawe ngo nta muntu n'umwe wabasha kumva uvunuramo. Urakoze kubw'imbabazi zawe, nakira izo mbabazi, nakira amahoro azanwa no kubabarirwa. Urakoze ko ntuhamagara amazina y'abera, nanjye nzumva izina ryanjye. Imana ibaha umugisha. Ni amaboko makeya, abantu nka 5 yazamutse. Ndagusaba kugira ngo uze kwegera bakuru b'itorero hano, kuko umuntu iyo umuntu avutse ntarerwe aragwingira. Niba usanzwe mu mirimo y'Imana, ntuzatinye kubabwira, turya munsi ntakira agakiza, azagufasha mu rugendo rukomeza. Reka natwe dusengane inshuti z'Imana. Ubwami bw'Imana ni buzima, burafatika, hano hose bwageze buzana impinduka. Niba impinduka zawe zigenda buhoro cyangwa zitanariho, niba udafite umunezero w'agakiza, niba udafite ibyishimo by'Umwuka Wera, niba ubutunzi bw'isi bukurutira ibyo bikiwe mu ijuru, si ibyo wigirisha, ahubwo hari inguni z'umutima wawe uwo mucyo utaragera, ubwira uti nguhaye ubuzima bwanjye bwose. Mwuka Wera ngwino ukorere muri njye,
ngwino unyigarurire wese, ngwino unyuzure, ngwino umareho imirimo ya Satani. Nicyo cyakuzanye Yesu, nicyo cyatumye werekana. Ngwino umare imirimo ya Satani yose mu mubiri wanjye, ngwino umare imirimo ya Satani mu ngingo zanjye, ngwino umare imirimo ya Satani ku buzima bwanjye. Reka uyu mugoroba uburetwa bwose bumenagurike, uburetwa bw'ibyaha byo mu ibanga bumenagurika ku bw'imbaraga zawe Mwami Yesu. Ibyaha bidutwaza igitugu, biducurika mu mwijima, kandi turi abana b'umucyo. Uyu mugoroba ku bw'imbaraga zawe Mwuka Wera, reka ubwo buretwa bumenagurike, bumenagurika mu buzima bw'abagabo, bumenagurika mu buzima bw'abasore, bumenagurika mu buzima bw'abagore n'abakobwa. Ubwo buretwa n'iyo minyururu ku bw'imbaraga zawe bumenagurike. Reka imirimo ya Satani ikigaragara muri twebwe imarweho uyu mugoroba. Retwa kwibwa kose, kwibwa kose, kwibwa kose, kunyagwa amagara mazima, gutezwa ubumuga, gutezwa indwara zidakira, kubura ibitotsi, gusambanywa mu nzozi, abagabo b'ijoro n'abagore b'ijoro, imyuka mibi y'uburyo bwose yaba yicariye ubuzima bw'abana bawe ku bw'imbaraga zawe. Reka uyu munsi hashyirwaho iherezo, ubwo butware bumenagurike, izo mbaraga zimenagurike, umuvumo wose waba wicariye ku bantu kuko batinjiye muri Kristo Yesu. Reka uyu mugoroba ubu umugoroba wo kubatuka rwose, ubwo buretwa bumenagurike burundu mu izina rya Yesu, kuko nicyo cyakuzanye. Abari muri Kristo Yesu bahawe umudendezo, ntibagitwazwa igitugu, ntibakenyuka, barangiza iminsi yabo amahoro. Amagambo y'imivumo ntabafata kuko baba bahindutse ubwoko butavumika. Reka itegeko ribi ryose ryaba ryarashyize ku buzima bwabo mu isi y'umwuka ribabuza gusingira umugisha w'abagene, reka uyu mugoroba rimenagurike mu izina rya Yesu, maze ibyo ushaka byicare muri bo, bikorere muri bo, imigambi yawe isozwe ku buzima bwabo. Habe guhirwa, bahuzwe no guhirwa, biganza byabo bitunga umugisha, mibiri yabo ibe mitaraga, babeho bakubaha, babeho bagukorera, babeho basoza ibyo gukiranuka. Urakoze Mwami w'abana. Impano zasinziriye zongere zake, zongere zikore. Mugisha wanyazwe wongere ugaruke. Tuguhaye icyubahiro, uzuye kugira neza n'imbabazi. Icyubahiro cyose nikikugarukire mutanga bugingo, icyubahiro nikikugarukire wowe tuzura, icyubahiro kikugarukire wowe udukura mu rupfu, icyubahiro kikugarukire wowe ubeshaho, wowe ukura mu busa, icyubahiro kikugarukire wowe uhamagara ibitariho nk'aho ari ibiriho maze bikitaho, urema ukuye mu busa. Reka aho yaburiye Mwami aharongere kubw'ijambo ryawe. Urakoze Data, mu izina rya Yesu dusenze, amen.